hagati aho ngaho nubwo wumvaga tukira abapagani twagiye n'ikibeho n'amaguru ngo turigenda tujya kubonekerwa turagenda tugikibeho n'amaguru yacu turongera tugaruka n'andi maguru bari barubatse ikintu hejuru yuriragaho bari hariho ikintu kimeze nk'urwego nyine bakoze nk'ibiti akakurira akajya hejuru yamara kugera hejuru ubwo agatangira akareba hejuru nyine yamara kureba hejuru agatangira akavuga ubwo bavuganaga twebwe ntitwamwumvaga nta nibyo twumvaga gusa we twumvaga ibyo yavugaga yaravugaga ye nuko rwose abantu rwose ubwo rero mwampaye umurimo murambwira ngo ninjye kuvomerera indabo njya kuzivomerera none harimo izumye harimo izirabye harimo izitohagiye none se ubu ngubu Yesu we noneho namara kuzivomerera iyo ntashye barambwira abantu baraza bakambwira ngo nabateye amazi menshi ni ndabo muntu cyangwa ubwo nuko mbese urumva kuntu yewe yarabaga ameze ubwo rero ibindi bamubwiraga ntabwo twabyumvaga noneho rero yarangiza rero nyuma ibyo twumvaga akavuga ye reka nzivomerere ubwo akamanuka akadutera amazi rero umugabo ati he aturinda wavuga gutyo ati wowe nakurongoye ati hari intuza hari ikintu mfite ati wowe fata igitenge cyawe umutize ubundi n'ubukwe nta bindi bahita banshingira ku ngufu muri iryo joro uwo munsi nagiye noneho rero kubera cyacyaro twabagamo tuzi guteka inyama tugashyiramo inyanya ibyo ngibyo by'ubunyanya bwo mu gikombe ntabyo narimenyereye noneho rero ubwo bagura ngo surwato birangije noneho mu kuyishyiramo nayishyize mu nyama ngewe nzi yuko ari nka kwa kundi tujya dushyiramo inyanya ndapfundikira mu kanya gatoya imbaburi birabyakije birashiririye yaravuze ati ibyo binuka ni ibiki ati pfundura iyo nkono turebe ndapfundura bumuritse mabona byashiririye ahita rero nkubitiki ebyiri numva ndazungereye numva ndazungabanya ndavuga ntiye baba we ntibingibi koko ni ibiki bwarakeye ngiye mpita mfata imyenda yanjye yanzu negekaho ndangije ndavuga nta habisangira bisange ariko ngende igendeye ndamubwira nti nturira ko nkubise ntindamutse ngiye ntuwakugarukaho rwose ntumusinga yabarabyaye imbwa noneho rero nawe aravuga ati uwaza kugucyura nabandi imbwa ndavuga nti buri yetse tuzareba imbwa n'umugabo baririmba nkumva ni byiza ariko wasoma ijambo ry'Imana nkasinzira njya guterana nkataha gutyo ariko mfite n'ubugoro bwanjye itabi ryo nari naretse ry'inkono ariko naryaga ubugoro noneho nza kubwira musaza wanjye ntese ubo bizagenda bite ariko rero hinga nkubwira ikindi kintu ngiye kugerageza ninkwe ibintu by'ibitobe singira ikintu mba zamenya ko Imana inshaka koko arangije bukituza kwenga aravuga ati nywa umutobe nurangiza kunywa umutisi nawe unywaga nurangiza kunywa umutobe basaba igikatsi gikore nacyuze kwinywera ahasigaye uze kureba iyo Mana ndangije mera nkunywa none wa mutobe nk'uwiyahuza ngo mpinyuze ya Mana noneho ndangije ubwo igikatsi kiyaje gukora noneho ntari numva yanzoka ndangije njya kuri cya gikatsi nkanywa nkongera nkasubiraho koko kera twengaga neza ku buryo igikatsi cyahitaga gikora vuba kikamera nk'umutobe ndagenda ndanywa na mitobe nuzuza inda ndangije ndaryama habe ngo niyo mundi joro ndababwira nti rero byandi twitaga ngo nukubonekerwa ntabwo dore kubonekerwa nyakuri umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nitwa Liliane Kariza Imana iduhana umugisha ngize umugisha wo kwakira umubyeyi reka musabe adusoza natwibwire mu izina rya Yesu tubashuhuje mu izina rya Yesu watubambiwe amen ndanezerewe rero rwose kuba mudusuye mukaba mushaka ko twaganira natwe tunanezerewe Imana ishimwe twishimiye kubabona nk'abagenzi bajya mu ijuru natwe turimo dushima Imana yacu ishimwe rero nanjye ubu nitwa Nyirahimana Christina ariko ku izina ry'ababyeyi ni Nyiraminani guhindura kuko ku izina banziho Nyirahimana ni kundangamuntu mbese ubu ngubu niryo nsigaye nkoresha kuko ari ryo ryaje kundangamuntu
ubwo rero yose ndayakoresha nyine abazi Nyiraminani. Ubwo ndavuga nti nitwa Nyiraminani Christina ariko kundaga umuntu haje nko Nyirahimana, nsigaye nkoresha Nyirahimana. Imana yacu duhana umugisha. Amen. Ukaba uri umugenzi ujya mu ijuru. Uri umukristo. Nawe wamaze gukatisha itike ijya mu ijuru. Rwose. Ubu uriteguye. Ubu niteguye rwose ko Yesu aramutse aje. Nukuri nanjye nazamurwa mu bazamurwa. Imana ishimwe cyane. Cyasa niyo napfa nzi ko nsinziriye nayo nzazuka mu bazazuka kandi bakabana na Kristo, bakimana na Kristo. Imana ishimwe. Reka mbaze n'umugeni wa Kristo dukurikiye muri aka kanya ngo se Yesu aramutse aje nonaha wajya mu ijuru? Aramutse agusanze mu kazi urimo, aramutse asanga uryamye, asanze uri mu turimo two mu rugo, ese wajya mu ijuru? Ugiye kutuganira rero urugendo rwawe kuva uko wavutse kugera uko ubyirutse, aho waje guhurira na Yesu, ndetse ese uyu munsi mubanye mute na Yesu. Ariko mbere yo kutuganirira reka tubanze tugusengera Imana. Amen. Mana mu izina rya Yesu turagushimye cyane kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko duciriye inzira ukatwongera umunsi mwiza wo kubaho ngo tunezererwemo, nuhimbarizwe kunesha. Mwanditsi muri Tito ni wavuze ngo icyatumye igusiga Krete ngo nukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Hari uyu munsi natwe kwari kugira ngo dukore uyu murimo. Turagushimiye kuko waduhaye umunsi mwiza. Nyemera rero ubane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Imana Data, Umwana wayo ndetse n'Umwuka Wera babe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Umuntu wese udukurikiye aze guhemburwa nacyo. Mbisabanye kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Yego rero wavutse ute, wakuriye mu muryango umeze gute? Tuganirire. Ntagera nababwiye ko nitwa Nyirahimana Christina. Navukiye mu Ruyanza, mvuka ndi umwana wa 8 iwacu. Papa yitwaga Sakindi Salatieri, mama yitwaga Nyambere Maria Teresa. Sakindi we yarapfuye ariko mama wanjye Nyambere Maria Teresa ndacyamufite, aracyariho kandi shimishwa nuko yakijijwe akaba nawe ari umugenzi ubu ngubu ugana mu gihugu cyo muri utegereje ijuru. Ariko mbere ubwo ngubwo mbese twari tutazi iby'agakiza, tukabaho ngaho rwose ahasigaye twinywera inzoga nta kibazo mu mibyirukire yanjye, kubera ko nabyirutse bakuru banjye bantuma n'itabi ry'ubugoro. Ubwo mbese naryo nkagenda bari ntuma nanjye nkavuga nti nimumpeho nanjye niyumve nanjye nkashyira mu kanwa bikanyica rimwe, ariko nza kubimenyera nanjye menyera kurya ubugoro. Noneho rero ubwo rero twanatangiye ishuri ntangira mu wa mbere. Ubwo ngeze mu wa 6 nawizemo igihe gitoya ntago nawurangije kuko byagezaho noneho mama wanjye arahukana kubera guhora papa wanjye mbese yagira amahane barwana, ariko mama aza kwahukana. Amaze kwahukana noneho nanjye wa 6 wa mwaka nengezemo ntago nigeze nkurangiza. Noneho rero ubwo mvamo nkomeza kubana na papa. Papa yari umupagani winyweraga inzoga nuko nyine. Noneho rero ubwo muri aho ngaho nari mfite musaza wanjye. Uwo musaza wanjye akajya aba ahantu mbese uko akunda abantu bagenda bakajya kwikorera amafaranga, ajya gukorera amafaranga. Ubwo rero naje kuhibera mu rugo, haje kugezaho papa agira amahane, agize amahane. Noneho rero nanjye umuntu arambwira ati uzaze tuzakurangira akazi i Kigali. Rangije ubwo aho ngaho hagati papa bataramwica nibwo rero nanjye nari ndi i Kigali, kuko papa ubwo bamwishe nari ndi i Kigali. Noneho muri kwa kujya i Kigali ngenda nzi yuko ngiye gukora akazi, ngezeyo banshingira ku ngufu. Bahita banshingira ku ngufu muri iryo joro uwo munsi nagiye. Tubwira uko byagenze. Ubwo mbese narahageze barangije. Ubwo umugabo n'umugore, umugore yavukaga hari iwacu, arangije aravuga ati rero atubona gutumije, ati ntago ari akazi ugiye gukora, ahubwo ndashaka kuguha umugabo. Ndavuga nti rero ngewe ntago ushaka kuzashaka gutyo, ngiye mu byanjye naharanaga yuko nanjye nazaba umugeni nkambara ivara nanjye nkakora ubukwe nk'abandi, kuko nabonaga iwacu nta n'ikintu tubuze.
nuko icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? icyo gihe nari mfite mu myaka 19 18 19 naho ngaho. Noneho rero ku buryo mu myaka 16 jewe nageragezaga mvuga nti reka njye kureba ukuntu yenda nazigira mu babikira. Hari n'undi mukobwa twari inshuti tukavuga ngo tuzajye kwibera babikira. Noneho rero tugiye kubisaba batubwira yuko nta myaka 3 dufite twize irengaho yisumbuye. Baratubwira ati ibyo ngibyo ntago byashoboka. Noneho hagati aho ngaho rero ubwo papa akomeje rero amahane, mbona dukomeje kubana nabi kandi mama yibereye iwabo. Noneho rero bampamagaye kugira ngo njye gukora akazi, ndavuga nti ntacyo reka nigire mu kazi. Ubwo ndagiye ngeze i Kigali, nuko nibwo umudamu yavukaga hari iwacu aravuga ati rero hinga nkubwire hati ubu ngubu turashaka kugushyingira. Ndavuga nti oya njye ntago ibyo ngibyo byashoboka, ntago mbishaka rwose. Noneho haravuga ati rero noneho ndangije ndavuga ntaba bantu ubu babigambanye byarangiye, none ubwo babigambanye byarangiye reka nze nanjye nigama yeri yo kugira ngo nzabone uko nabacika. Ariko i Kigali bakavuga bati umuntu ugenze ninjoro ahura n'abajura, noneho rero bakabamugirira nabi, umaya bari umukobwa ubwo yarana n'imbobo. Nuko nkumva nanone ibyo ni ikibazo. Noneho ndamubwira ntumva rero hinga nkubwire reba nk'ubu ngubu naje ntiteguye, niba noneho hari gahunda y'uko ari ukwishingira ubwo nyine tuzabanza twitegure, noneho rero tubipange. Nta nese munajya no gushaka nta n'igitenge ntaki, ubwo si ibyo bintu ubwo no kubanza tukabyitegura. Baravuga ati rero umusore tugushyingira ubu yagiye mu mupira. Ubwo rero haje kuza wa mugabo wa mudamu w'iwacu, arangije arambwira ati rero aravuga ati ese ibintu bimeze gute? Naho ibintu birashyushye ngiye sinkabimenye yuko babyiteguye. Noneho aravuga ati rero yavuze yuko byibuze twabanza tukitegura tukazafata uwundi munsi, noneho rero tukabanza mbese akabona n'igitenge yenda bagashaka n'utuntu two gutangiza muntu uza mu kubaka. Arangije rero aravuga ati rero ati ibyo ngibyo ati ntago mbyumva. Uwo mugabo ati he aturinda wavuga gutyo, ati wowe nakurongoye ati hari ntuza hari ikintu mfite, ati ibyo ngibyo ntabyo rwose, ati wowe fata igitenge cyawe umutize ubundi n'ubukwe nta bindi. Ndavuga ntariko si uko mbigenze, nkajya hepfo y'inzu nkabona n'amazu gusa, najya inyuma y'inzu nkabona n'amazu gusa. Ndavuga se ndaviringurira hehe ndacikira hehe? Noneho byambanye ikibazo muri iryo joro, mbona ni ibintu bitanyoroheye. Noneho rero barangije aravuga ati rero dore dufite inzu, icyumba kimwe tukiraramo, ikindi kiraramo abana, ikindi kibamo ibisitoke ibyo kurya. Ahandi rero ubwo ngubwo noneho rero umusaza w'uwo mugore wari wahanyoboye wari wanjyanye, baravuga bati nawe ararara muri kiriya cyumba. None se urabona kurara hehe? Ndavuga nti ntacyo no ku ntebe hano muri salo ibyo nta kibazo. Ati reka ntago bishoboka. Biteguye amabyeri bapakiye, nuko asigaye bahamagaye abantu nimugora nagiye kubona mbona abantu baraje. Arangije baravuga bati ntago urara hano, ngwino hari nko kujya munsi y'iyindi nzu aho hafi. Ubwo rero banjyanye ureba ari kugenda ku ngufu, mvuga nti nanone ninangana ubundi ndarana imbobo cyabajura barankururira hariya, numva ni ikibazo. Ubwo rero nagiye gutyo kingirwa meze nkaho shingiwe ku ngufu, mbese urumva byari ku ngufu. Nuko ubwo rero umugabo ntago mbese twamaranye igihe gitoya nk'amezi nko muri 6, ubwo bahita bapanga kugira ngo baze kunsaba. Noneho baritegura bashaka amabyeri, nuko bohereza n'amafaranga yo kugura amayoga iwacu. Noneho rero ubwo rero nibwo twaje baza kunsaba, baransaba barirega. Nuko birangije umuhungu yari ngo umunyabutare ni wabo ntago nari impazi. Ubwo rero twavuye mu rugo hashize nk'amezi 3, ariko ubwo uko twabanaga najyaga mu misase Michel nkavuga nti mva rero Bikira Mariya. Ibyo byo kuvuga mana twavugaga Bikira Mariya, nkavuga nti rero Bikira Mariya ntumfashe umugabo tutazabana ntuzame kubyarana nawe. Aho ngahi rwose nubwo ntayinkijijwe, ariko mbona rwose ko Imana yabyumvise. We nubwo bari baragusabye wumvaga kudashaka kuzabana, numvaga yuko navugaga nti niba bidashoboka yenda ko nzabana nawe sinzatwara inda ye, nkumva nibyo nifuza. Ibyo nifuje rero Imana irabimpa. Ubwo rero noneho hashize hafi nk'umwaka n'amezi nkangahe. Noneho rero ubwo
habonekaho yuko twatangiye kutamerana neza, atangira kujya mbwira nabi. Noneho ubwo igihe kigeze, mbese hariho n'igihe natetse, noneho rero kubera cya cyaro twabagamo twagiye tuzi guteka inyama tugashyiramo inyanya, ibyo ngibyo by'ubunyanya bwo mu gikombe ntabyo nari imenyereye. Noneho rero ubwo bagura ngo surwato, birangije noneho mu kuyishyiramo nayishyize mu nyama, ngewe nzi yuko ari nka kwa kundi tujya dushyiramo inyanya, ndapfundikira mu kanya gatoya imbabura birabyakije birashiririye. Yarabyumvise, ubwo niho intandaro yaturutse mbese kugira ngo ntandukane nawe. Noneho rero ubwo ahita nkubita, yaravuze ati ibyo binuka ni ibiki, ati pfundura iyo nkono turebe. Ndapfundura bumuritse mabona byashiririye, ahita rero nkubita iki ebyiri, numva ndazungereye, numva ndazungabanye, ndavuga ntiye baba we ntibingibi koko ni ibiki. Bwarakeye ngiye mpita mfata imyenda yanjye yanzu negekaho, ndangije ndavuga ntahabisangira bisange, ariko ngiye ndigendeye mpita niyizira iwacu. Ngeze iwacu papa aravuga ati ese uje mu bigenze bite? Nta nubwo nzanasubirayo rwose, kuko twari tumaze guhana gahunda. Ndamubwira nti nturira kunkubise, ndamutse ngiye ntuwakugarukaho rwose, ntumusinga yabarabyaye imbwa. Noneho rero nawe aravuga ati uwaza kugucyura nabandi imbwa. Ndavuga nti buri yetse tuzareba imbwa n'umugabo nk'abantu badakijijwe, barahirana. Ndangije rero ubwo naje nabyiyemeje yuko ntazasubirayo. Noneho maze kugera mu rugo hashize iminsi nk'itatu, noneho wa mugabo waje kunsaba ahita azana na wa muhungu. Noneho ngo baje gucyura, bageze imuhira, papa ashaka abantu baraza. Bageze imuhira baravuga bati tubwire icyakuzanye. Nticyanzanye, ngewe naje gutyo, ariko nta nubwo nzanasubirayo rwose. Ndaburana nawe, mburana nawe iki? Ngewe yarankubise ankubita inshyi ebyiri, mpita mubwira yuko ningenda ntazongera no gusubirana nawe. Mbese ababyeyi barahendahenda bagira gute, reka sinakubwira ni birebire. Barampendahenda biranga ndanga. Bigeze aho ngaho ababyeyi baragenda baranyihererana. Bamaze kunyihererana barambwira ngo umva, ngo reka tugushakire itike usubireyo yenda urareyo bucyo ugaruka, ngo ntawe wahukana rimwe. Ntese nahukanye rimwe, ibyo ngibyo bintwaye iki? Barangije baranyinginga, ariko bigeze aho ngaho barambwira bati rero ubwo wahukanye rimwe reka tukubwire. Bamenera ibanga ngo ririmo, ati rero ntabwo uteze kuzabyara, uba uciye inzu ntabwo uteze kuzabyara. Ndavuga ntari ko mwakagira Imana, nayebye mvuga nti to ntabyara Imana. Ndangije babona yuko mbese barahendahenda, babona ko byananiranye. Barangije umuhungu ajya hariya ararira ati wambabariye niki? Ndavuga nti ibyo ngibyo ntabyo, imbabazi ziba kwa muganga. Ubwo mbese byageze aho baramuherekeza, turabaherekeza, tugeze haruguru mbasezeraho bati ko kurasezeye. Mbese babona yuko papa ati ntungarukira mu rugo, ntahariko ntimvira mu rugo, simvira mu Rwanda. Nuko nari mpagaze. Ndangije ndaza, ubwo ngubwo mbese papa abura uko abigenza. Noneho muri iyo minsi ndi mu rugo, wa musaza wanjye wakijijwe aza kuza mu rugo. Amaze kuza, noneho rero arambwira ati ariko se, ati ubundi ati wowe wumva iki? Ati ko hariho agakiza rwose wakijijwe. Ndamubwira nti wapishaho, ntibyo se ni ibiki? Ndangije ndamubwira nta ahubwo hinganze nkwereke. Hashize iminsi nk'ingahe, nuko mpita nsubira i Kigali. Ari umuntu twari twamenyanyeyo arampamagara ngo nze bampa akazi mu Bahinde, ngo nzajye njya kunkorera indabo, nuko ngo bampembe 6,000. Ubwo icyo gihe hari kera byari byinshi. Ndavuga nti ngiye gukorera amafaranga ahubwo. Naragiye ngeze i Kigali, noneho rero byo gukora mu Bahinde, ahubwo nkubitana na wa muntu wundi twari warunzi, arambwira ati namenye ko wagiye niki. Nuko noneho rero nibwo ankatishije, nawe ajya kuntunga aravuga ati ngwino tuzabana. Utaragera muri kakazi. Ubwo rero nagiye mu gihe maze igihe gitoya aho ngaho. Noneho nari mpamaze nk'ukwezi, ngeze nko mu kwezi kwa kabiri. Ubwo rero papa nibwo wa musaza wanjye yasinze, amaze gusinda abaramwishe. Amaze kumwica baje kundeba, nta telefone zari ziriho. Ubwo bahise bohereza abantu bukeye baza kundeba i Kigali, basanga ndaryamye. Ubwo bahise bambwira ibyabaye, duhita tuva i Kigali turaza. Twaraje tugeze mu Ruyanza dusanga
umurambo bawujyanye i Kabgayi. Ndavuga nti ubu papa yaba akiriho, reka yenda tugende turebe ikintu twakora. Turagiye tugeze i Kabgayi dusanga ari mu buruhukiro. Nuko ndavuga nti si uko ko byarangiye, dutegereza muganga yaje nimugoroba. Mbese ngewe nayo mfite amatsiko mvuga ntabwo yenda hari akantu kakirimo, yenda bagira ikintu bakora. Ubwo rero ahasigaye muganga yinjiye, yahise asohoka avuga ibifaransa byinshi, ahita baduhamagara baravuga ati muze mujyana umuntu wanyu. Narinjiye nsanga papa yashenjaguritse, nuko ni ibintu by'ibinyama, ubwonko bwavanze n'imisatsi, mbese byarangiye. Ubwo mfata igitenge cyanjye nibwo mworoshe bashyira mu ngobyi, ubwo baraheka turamanuka. Noneho rero ubwo twageze imuhira bwarakeye, turamushyingura. Tumaze kumushyingura nuko baravuga bati rero nta mukobwa ugomba kurara iwabo afite umugabo, no kugenda nyine bakagenda nuko bagataha. Ubwo twagiye gutyo turongera durashomoka dusubira i Kigali. Muri iyo minsi rero nibwo twananiranwe na wa mugabo nanone, mbona ntago bishobotse kubana nawe kuba i Kigali. Ubwo nibwo niyigarukiye. Maze kugaruka ubwo mbese yanyanduje, niba ari imitezi niba ari mburugu ntago nzi byari byo, gusa nabonye mererwa nabi. Noneho rero ubwo njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga bampaye imiti, bampa niyo nshisha hepfo, bampa n'ibinini. Nuko mbonye norohe ndavuga ntumva rero hinga nkubwire, nge rwose ntago nshoboye kubana nawe. Arambwira ati ese ko nashakaga kukujyana iwacu imusambira ukazahabona, none urashaka kugenda ute? Ndavuga nti ntago byumvikana. Ariko uwo mugabo akaba umuntu wacuruzaga urumogi, none nkabona umuntu wibera mu biyobyabwenge akanywa ibiyoga, mbese byari bikomeye. Noneho ndangije ndavuga nti rakada ndegendeye rwose. Nuko nanjye ntumbaza ukuntu mbese byanjemo, mpita nitegera mpita nigendera. Naraje mwaye mutarabyarana? Nawe nari ntarafata indaye. Ndaza maze kuza ngeze imuhira. Noneho rero mpaba iminsi mikeya. Nta kwezi kwashize wa musaza wanjye ubwo akajya guterana. Noneho yabaga mu rugo kuko bazanye mama ngo aze gushyingura papa. Ahageze konsi yahita amubwira, icyo gihe hariho nyine abakonsi, bahita bamubwira ati ntaho usubira, none se uraturugo n'abana urabona ko habane. Mama yari yariyubakiye uburushyi wabo. Arangije aravuga ati ese ko nifite inzu iwacu mwaretse abana bakaguma hano nanjye nkagenda? Konsi aravuga ati ntago bishoboka. Ubwo mama haguma gutyo. Noneho rero wa musaza wanjye yaraje, baba bari kumwe na mama. Noneho rero nanjye ndaza, uko mpari rero yajya guterana akaza akavuga ati ariko ati nkaba mushiki wanjye koko, ati wakwihanganye, ati ko kugakizwa. Ariko yari afite ibanga rimeze gutya ko yagendaga akajya mu ntuza mu bihuru byo byahitwa ku Mugine Pfiriya, ngo akabamo iminsi 5. Avuga ati wa mana we wambabariye byibuze ukampa yenda na mushiki wanjye umwe, niyo yaba umwe mana nagushima. Noneho rero ngo akagenda akajya kubisengera, akagaruka, yamara kugaruka akambwira ati koko ati wakishijwe ko rwose ubona rwose ubuzima nta kigenda. Noneho rero ubwo arambwira ati wakijijwe rwose. Ndamubwira ntari kurabizi Innocent, yitwaga Innocent. Ntumva rero ntubwo ni nka bya bindi byanyu ntabarokore rero ntibadukanye ngo ibintu byo barokore ngo ye baba we ngo Yesu yakumpaye. Ntimaze rero ntibadore bajya baca hano haruguru, ntibane kuri 4 ntasigaye bagenda bavuga, ntubwo baragenda nyine bagera iyo bajya bakavuga ngo Yesu yakumpaye, ntubwo nta byase mukora. Mbese nkamupinga nuko akavuga ati we ntago ari byo ngibyo tuba tugiyemo, nta n'ibyaha tuba tugiye gukora, tuba tugiye mu bivuga butumwe tugiye rwose. Agakiza ni keza. Bukenza gusoma Bibiliya. Ndangije noneho rero ndamubwira ntari ko se ubundi ntubungubu rwose koko niba umbwira gukizwa, ngewe ntago nshobora kunywa n'ibintu by'imitobe. Iyo nkwe ibintu by'imitobe bimerera nabi, ubu rwose ntago nabinywa ngo bingwe neza. Arambwira ati ubwo rero nuko udakijijwe, atumenye Yesu rwose ibyo ngibyo rwose nta kibazo byakugiraho. Ati igikoma n'isukari wanywa rwose nta kibazo. Ndamubwira ariko nose ntihave nzahinyuza iyo mana. Bukeye arambwira ati tujye igitaramo, koko nta matorero yarari naha ngaha. Noneho twaba bateraniramo, bajyaga ahantu hitwa Nyabisindu. None haratubwira arambwira ati rero tugende tujye Nyabisindu.
twaragiye tujya i Nyabisindu. Tumaze kugera i Nyabisindu nuko turaterana baririmba nkumva ni byiza, ariko wasoma ijambo ry'Imana nkasinzira. Noneho rero ubwo bihashize iminsi, noneho ndavuga nti rero njya guterana nkataha gutyo, ariko mfite n'ubugoro bwanjye. Itabi ryo nari naretse ry'inkono, ariko naryaga ubugoro. Noneho ubugoro rero naragendaga, nagera hafi y'Inyabisindu hari umukecuru twajyanaga, nkamubwira nti ese aka gatabi kangenda gashyiraho. Ati rero mwana wanjye kazane nkakubikire. Akakambikira mu mufuka we, narangiza tukajya mu iterano, narangiza tugataha nkirira ka gatabi. Ubwo twaraje hashize iminsi nihuse. Noneho rero ndatangira ndavuga ntari koko ntibi bintu yenda hari byaba ari ibintu by'ukuri. Bigeze aho ngaho uyu nguyu Marie Christine bari barakijijwe babahana. Noneho rero barangije bakaba hari ahantu bajyaga mu cyumba ahantu hirya ya Musumba, hariya muri Musumba. Noneho rero musaza wanjye aravuga ati ngwino tujye ku cyumba. Nkaza turajyana, mbona nyine nabo ngabo turajyana turaterana ku cyumba turataha. Ubwo ndi wa wundi. Bukeye haje kuba igiterane cy'intuza cya Noheri. Noneho haza kuba igitaramo. Hamaze kuba igitaramo, noneho ndavuga nti apo nanjye najya mu gitaramo. Noneho nditegura, ndangije ndagenda njya mu gitaramo. Byagejeje saa 7 z'ijoro. Noneho haza umukobwa umufiyemere wabaga ahita atanga ubuhamya, aravuga ati ndashima Imana, ati kero ati nitwaga ati ndaya, ati none ubu ngubu ataho nitwaga indaya nditwa murokore, ati Imana yangiriye neza, ati iki gihe ataya amasaha mureba ya saa 7 saa 8, ati ubwo ngubwo ati naratahaga, ati nari mfite mama, ati nkagenda nkamusohora mu nzu, ati nzanye n'abagabo, atahasigaye ati nkinjira, ati mama gasohoka, atahasigaye ati nanjye nkinjirana n'abagabo, ati ubwo ngubwo nitwaga kabwera, nitwaga indaya, ati ariko ndashima Imana ko nitwa murokore. Ndavuga niye baba Mana we, ntinari ntarageza aho ngaho koko nasomye Bibiliya. Noneho nza kubona yuko ndavuga ntariko abantu ngo icyaha gikorerwa nyine inyuma nigikorerwa inyuma nigikorerwa imbere, noneho nsanga ntibihwanye. Noneho ndavuga ntese ko nakoze icyaha cy'ubusambanyi, kuko nayishingiye nta mugabo wisezerano nari mfite, narasambanye. None nta nubwo nanakizwa, ntago nakira. Mbabwira musaza wanjye ntiyewe ntago nanakira ibyaha. None se ntiki cyane ntago nagikira. Hari ijambo ati hoya, ahita asomera Bibiliya aravuga ati ni muze. Noneho ansomera hariya muri Yesaya ngire ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabihindura umweru bise na sheregi, ndabuhindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Ndavuga ntiye ntibyatukura tukutuku. Ndavuga ntariko burya ndisi nabona gakiza koko. Ndangije rero ubwo noneho ngiye mu gitaramo, noneho mba ndibuka bya bindi by'uko ngo ibyaha ngo byakwera. Arangije wa undi atanze bwa buhamya, ndavuga ntiye baba we, ntiburya nanjye nakizwa. Je baba we, ni nanjye none se uwari indaya yiwijezaga abagabo yabigambiriye, nanjye wabiguyemo ari ku ngufu. Ubu koko harya ubwo ntago nakizwa? Yewe Mana mbonye ko wambabarira rwose. Icyo gitaramo numva kimbereye igitangaza. Ubwo naraye gutyo numva ko nababarirwa. Noneho ubwo bukeye mu gitondo haje kuba ryateraniro ryabukeye kuri Noheri. Noneho rero tukora iteraniro, noneho bya bindi byo kuvuga ngo nibaze bihana. Noneho rwose nagiye rwose mvuga ntahabwo banantindiye kugira ngo bansengere bandambikeho ibiganza. Ubwo ndagiye ndapfukamye, bandambitseho ibiganza, baransengeye. Yewe Mana ngiye kumva numva umutima wanjye urakeye. Ndavuga nti Mana ushimwe. Ubwo twaratashye, maze gutaha ngeze muhira ndwana na cya kibazo kitabi. Ndavuga ntariko iki kibazo kitabi niba wa Mana wambabariye ibindi byaha, ubundi iki ngiki nicyo utashobora avenze nkwereke. Noneho umutima wazaho kuvuga ngo nkwitango n'ikitabi, noneho nkahita ndeba ahantu njya kwigobeka. Nkavuga nti Mana yo mwijoro, kuko uzi ko ushoboye byose, none ukaba unshoboreye, nshoborera iri tabi, noneho urinyibagize. None se wa Mana kuki utanyibagiza iri tabi n'ukubera iki? Nuko noneho nkava hahandi nari nigobetse mu nsina. Noneho rero nkahava numva ryatabijyanye bagiye. Hashize nk'iminsi nkingahe ndwana n'uwo mutima, ariko ntarirya.
none hasigaye ntangira kumva none itabiremereye nabi ntanaririye none nabona nurirya nkumva riranukiye nkumva sesemiraje ndavuga nti Mana ushimwe Mana wavuye ku itabi ugakunda ko nta n'inzoga ubu Mana no kurwana n'inzoga noneho ya nzoga noneho nza kubwira musaza wanjye ntese ubu bizagenda bite ariko rero hinga nkubwira ikindi kintu ngiye kugerageza ninkwe ibintu by'ibitobe singira ikintu mba zamenya ko Imana inshaka koko arangije bukiye tuza kwenga aravuga ati nywa umutobe nurangiza kunywa umuti sinawunywaga nurangiza kunywa umutobe basaba iki gikatsi gikore nacyuze kwinywera ahasigaye uze kureba iyo Mana ndangije mera nkunywa noneho wa mutobe nk'uwiyahuza ngo mpinyuze ya Mana noneho ndangije ubwo igikatsi kiyaje gukora noneho ntari numva yanzoka ndangije njya kuri cya gikatsi nkanywa nkongera nkasubiraho koko kera twengaga neza ku buryo igikatsi cyahitaga gikora vuba kikamera nk'umutobe ndagenda ndanywa na mitobe nuzuza inda ndangije ndaryama habe ngo niyo mundi jorore burakeye ndavuga ntari ko sha ntiyamana n'Imana irashoboye ntifite imbaraga rwose noneho ndabyemeye ko ifite imbaraga zana isukari twinywera igikoma aguri yagenda zana isukari twinywera igikoma nuko numva ibintu nta kibazo biteye inzoga nayo nyibagirwa gutyo ahasigaye ndatangira nkumva harahongeze nagera no ukuntu uza kubara ngiye kugura nk'agasabune nkumva aho iri nkumva inzoga iranukira nkumva ahubwo inteye kumererwa nabi katamvuga ni mu izina rya Yesu nuko ubwo ndataha abo mwasangiraga genda gutyo noneho rero abantu rero twabanaga abakobwa twabanaga gusa njye ntago najyaga mu kabari ubundi koko iwacu inzoga yakurwaga mbese twarengaga tukenga hari mu gihe twari tutarenga habaga hari ikigage cya kigage kigasimburwa no kwenga twakwenga hakaba hari cya gikatsi kigasimburwa n'imbetezi noneho rero ubwo rero nageragaho rero noneho njya no kwishingira n'umuheha mu ntuza mu muyage mu nzoga yitwaga umuyage yabaga itarashya batarabayarura ubwo urumva ni ibyo ngibyo twiberagamo ibyo rero kujya mu kabari ntabwo twebwe twajyaga mu kabari reka da n'umukobwa babonaga mbese ujya kunze kujya mu kabari byabaga ari ishyano kuko byabaga ari bya bindi bitanga ibinyengo umuntu azatwara ibinyendaro n'ibiki mbese nta gaciro mbese kabo bana bari bafite noneho rero ubwo bimaze kugenda gutyo abo twibaniraga twijyaniraga mu misa twipangira gahunda zacu noneho rero ubwo baratangira batese ngewe bigenze bite nawe ugiye muri Yesu yakumpaye dore sha umaze kuba agakobwa kameze neza wari umaze kwisubira umeze neza rwose nta n'uwamenya yuko bigeze ugera no mu gushaka none rero sha ugiye muri Yesu yakumpaye tereka da ntashwe ubwo baratangira noneho bya bindi byo kunegurana najyaga mbamo kagenda nkababwira nti sha ntinga nkubwiye nti Imana ntagira abakora ku maso ngo muhumuke rwose ubu ngubu muhumutse mwabona ko ibyo ngibyo murimo ari ibyaha ibyo ngibintu ni ibyaha ntaho bizabageza rwose kandi muri two ngo murajya mu misa niki kandi hagati aho ngaho nubwo wumvaga tukira abapagani twagiye n'ikibeho n'amaguru ngo turigende tujye kubonekerwa turagenda tugikibeho n'amaguru yacu turongera tugaruka n'andi maguru ubwo mu kugaruka duhitaisha ahantu mu bisi byahuye turahurira uwo musozi niki turaza tubona tugeze n'ahangaha amahoro ubwo mbese muri gahunda yacu twumvaga two tugomba kubonekerwa ndababwira nti rero byandi twitaga ngo nukubonekerwa ntabwo dore kubonekerwa nyakuri ngo ubwo rero ngo wagiye mu by'abarokore ngo nawe rero ngo ugeze mu bitambaro yego ntajyegayo mukabonekerwa se kuko nuko ukabona abantu baraje bari barubatse ikintu hejuru yuriragaho bari hariho ikintu kimeze nk'urwego nyine bakoze nk'ibiti akakurira akajya hejuru yamara kugera hejuru ubwo agatangira akareba hejuru nyine yamara kureba hejuru agatangira akavuga ubwo bavuganaga twebwe ntitwamwumvaga nta n'ibyo twumvaga gusa we twumvaga ibyo yavugaga yaravugaga nuko rwose abantu rwose ubwo rero mwampaye umurimo murambwira ngo ninjye kuvomerera indabo njya kuzivomerera none harimo izumye harimo izirabye harimo izitohagiye none se ubu ngubu Yesu we noneho namara kuzivomerera iyo ntashye barambwira abantu baraza bakambwira ngo nabateye amazi menshi ni ndabo muntu cyangwa ubwo nuko mbese urumva kuntu yewe yarabaga ameze
ubwo rero ibindi bamubwiraga ntabwo twabyumvaga. Noneho rero yarangiza rero nyuma ibyo twumvaga akavuga ye reka nzivomerere, ubwo akamanuka akadutera amazi. Rero ngerera ingorane naravuze nagiye icyo gihe ntago nigeze ayo mazi angeraho, ndavuga nti mbonye ishyano noneho abandi umugisha ubagezeho, none ngewe nta mugisha ungezeho. Ubuse koko ibi ni ibiki? Ariko ndavuga nti byaba byose nzakomeza nsenge nsabe Bikira Mariya nzabonekerwa. Nuko ubwo rero Imana yampishuriye gukizwa, narageze no muri ako gace narakagezemo. Ubwo rero katwikomereze muri gahunda yo gukizwa. Noneho babandi twaganiraga ndababwira ntibira byose byari ubugoryi rwose. Kuva mu byaha niko kujijuka, kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Nyamuneka mwavuye mu byaha, ariko nawe koko nta soni koko. Ubwo rero noneho abasore bari batangiye kundambagiza, ndatangira ndababwira ntumva rero shaho ubu ngubu ni ugukizwa, nti rwose ntibyo ngibyo ibindi byose ntacyo murimo rwose. Kandi rero ubu ngubu ngewe rero ingambabwira Imana yampitijijemo iragenda iremera imvana muri biriya byaha, ntago yakunze kongwa muri kari biriya nari nagiyemo. Ubwo ntapfuye ndi umupagani. Imodoka yaratujyanye mu gihe banjyanaga i Kigali, ngeze kuri Nyabarongo imodoka iraturika, feri zafungiwe hejuru ya Nyabarongo, twavuyemo gutya amazi araha, imodoka igiye kujyamo. Imana irandinda ntiyagira ngo imbanze mbone ubugingo. None rero shahinga mbabwira Imana inkura hari i Kigali, Imana yarakoze. None ubu ngubu reka mbabwira mwakijijwe rwose. Nuko ubwo mbese bakampa urwenya, kuko mu rwego ubwo nagiye i Kigali kandi nari ngeze mu rwego rwo kujya gusoma kuri aritari kwa padiri, hari nge ntangiye kujya nsoma amavanjiri. Nuko ubwo rero kwa padiri baravuga bati yo bati ntama yacu yarazimiye, ntibigeze baba baracyagiye nishingiraga, ahubwo bababaye nkijijwe. Baravuga bati ntama yacu yarazimiye. Ye baba we ubu si ntama yacu yazimiye, ariko tuzasenga izagaruka. Twahura na padiri ati ubu ntama yazimiye koko, ntama wagarutse. Ndababwira ntabwo namwe mwari mukwiye gukizwa. Ubwo rero mbyirukira kuraba kuri Maria Christina, nanone tugasenga dusaba imbaraga kugira ngo dukomere mu rugendo. Ngewe wacu ubwo urumva nabanaga na mama noneho yaratari yakizwa, aza akagenda akanywa inzoga, cyase data wacu yararaguzaga agaterekera. Noneho aza kujyana mama ati nutaterekerera aba bana ntago bazabaho, ntago muzabana neza. Ati rero icyangombwa ni ukubaterekerera ukamenya yuko bagomba kubaha abakuru. Barangije bakajya bajyana na mama, amafaranga mama akajyana muri ibyo ngibyo. Yaza agasanga turi bumubaze ngo amafaranga ese ari hehe ngo duhahe niki, we agahita atangira kwigira. Nje nabonaga ari nko kwigira umusinzi, akavuga ati mwabicucu mwe, mwabigoryi mwe, dore byanze no kurya n'ibyo abandi barya, mwabaye ibigoryi mwagiye mufata inzoga mukanywa. Tugasenga Imana. Noneho bukeye atangira kujya yenga. Noneho yaba arimo kwenga, noneho akajya afata amasaka agahita yajugunyamo atari yadaha umutobe, yamara kuyasukiramo tukabona ko ibyo byanduye, ari igikatsi ntitwakinywaga, ari umutobe byabaga birangiye. Tukavuga ngo ngaho byinywere, inzoga yaba yahiye, nimuze mbahe, muze munywe, babicucu mwe muze. Tukagenda tukajya kwisengera Imana, tubona ibintu. Nuko turakomeza dusenga Imana. Ubwo yatara agashaka kwinga tudahari ngo hatagira abakoreba umurokoro uza kurya umuneke. Ubwo izo ntambara tuzibamo gutyo, ariko tugasenga Imana tukavuga ngo ibyo ngibyo ni iby'umubiri kandi ibyo bizashira, kandi iby'umubiri n'umubiri uzabora, ibyo nta kintu bitubwiye. Tukagenda tukajya kwisengera Imana. Ubwo rero byagezaho wa musaza wanjye noneho ajya gukorera amafaranga. Aragenda, sinzi ahantu yagiye gukorera amafaranga, aravuga ati ba wihanganye, ubu uri mu rugo nta kibazo, tuzajya tukomeza, nzajya nza kugusura, icyo ukeneye umwenda nzajya nkuguha. Nuko ubwo nguma mu rugo gutyo. Noneho byagezaho noneho bazajya banyima ibiryo bakabinyima. Nuko noneho rero nkaburara, ariko naburara nkavuga nti ntacyo, data wo mwijuru arangaburisha, ibyo nta kintu bimbwiye. Nasenga nkumva nuzuye imbaraga, nkumva nta kibazo mfite. Nuko ubwo narangiza
aho bazashakira yenda nkaryo, batabishaka nkagumaho, bakabona noneho igihe babona ni ugukora ubusa, ni uko ibiryo nkafata bakampa nkarya. Noneho ariko sinshika intege zo guhinga, ngahinga, kuko muri icyo gihe cyacu iyo hagiraga urugo ruri mu murokore hakagiramo uvamo akibo, hakagira akantu k'abantu afata, baravugaga ngo ni babarokore. Ntago bavugaga ko ari wa wundi udakijijwe, ahubwo baravuga ngo ni babarokore, ngo babarokore ibyo badukoreye, babarokore batwibye, kandi utanagezeyo. Ariko ngiye nkahinga nkavuga nteka mpinge cyane, ndetse hakaba ari igihe badahinga nkahinga nkavuga ntibazajya babona ibyo barya. Noneho rero ariko byibuze ntihazagira igisebo cyahaboneka. Noneho rero ingorane byamara kwera, namara gusarura, twamara gusarura bakajya babifata bakabijyana mu kabari bakajya kubinywera, nkabona ni ikibazo. Ariko sinshika intege, nkakomeza nkahinga, nkavuga ntari ku bundi, naba ndi mu murima nkavuga ntari ku bundi, Yesu agiye no kuza, ubundi turarwana n'iki, reka mbahingire byibuze ntibazabure byose, babure ijuru babure na Yesu. Noneho rero nkajya mbabwira ariko mwakijijwe, ariko ubundi turakizwa iki? Ubwo ibintu byaje kugenda gutyo. Noneho rero bimaze kugenda gutyo, hashize iminsi, noneho nza kuzajya nsenga Imana ndaho mu nzu. Noneho nkumva ishengesho ntago rigenda, ariko nkavuga ntari kusemana, nza gusenga Imana ntari kusemana, ubundi kuki isengesho ridasenga ritagenda no kubera iki? Noneho bukeye nza gusinzira ndota hari icyumba cy'iwacu, noneho rero ngo kirimo ikintu, noneho nasenga najya kubona nkabona hari ikintu gihari. Noneho rero murumuna wanjye aza gutangira ibyo kumva, ya nawe yakizwa, aratangira aravuga ati shate nanjye reka nkizwe tuzajye twisenganira. Noneho rero we ngo aza kuryama muri icyo cyumba, noneho abona ikintu, noneho rero ngo kiraza kimusanga, ngo aravuga ati ariko Mana we, ati ibi ni ibiki koko? Noneho ngo kigiye kuvuga kiravuga ngo uranyirukana se, uranyirukana ute? Ngo ntago unyirukana ngo ngende, ngo dore aho nibera ni hariya. Amwereka ahantu mwikere, ngo dore aho nibera ni hariya. Ndangije bucye arabimbwira, ndavuga nti nuko bimeze. Senga Imana ndavuga ariko se ikintu cyaba kiri hariya ni igiki? Mana umpishurira ikintu cyaba kiri hariya. Bukeye mama aravuga ati rero hinga mbabwire, atabarokore nzi yuko mwikigize nabi, ati mukavuga ngo ntacyo muzira n'ibiki byose, ati mbabwire, ati hari uruhu, ati rwanywerewemo imiti yaswa, ati hazagira umuntu urukoraho, ati ni akazi kanyu, ati mufite ibibazo, ntese mama ntirubahehe, akagira ngo arimo arindangira aho ruri kugira ngo nyine tutazarukoraho. Ntese ntirubahehe, ati rubahari, ajya kunyereka ahandi cya kintu cyabwiye wa murumuna wanjye yuko ariho ngo kibereye. Mbese ni hariya? Ntiyo ntacyo, nahubwo ni uruhu bafashe ngo yiba rwaranyweye iyo miti, bashyiramo umusimari, noneho barumanika aho ngaho. Noneho rero bukeye badahari, ndavuga ntariko mu izina rya Yesu ndasenga, ndavuga nti Mana mpishurira icyo biriya bintu. Ndangije ndagenda, numva imbaraga ziraje, mpita ngenda mfata rwa ruhu n'umusimari warwo, ndashinguza, maze gushinguza kirahariya ndavunagura, maze kuvunagura ndagenda shyira mu muriro ndatwika. Ndavuga ntumva ko wigenje, harya ngo hano hari ikintu cyaba, mu izina rya Yesu ngira nto mfukama hahandi muri cya cyuma, mpita nsenga. Ndangije ubwo ndagira murumuna wanjye araharyama, noneho ntiyongera kukibona. Hashize iminsi, hashira icyumweru, hashira ikindi cyumweru, noneho mu kindi cyumweru ndavuga ntari ko mama ati ntari kundi twicaye nyine barimo baseka, ndavuga ntari kubundi ntinga mbabwire, ntiko mwavuze yuko hari uruho ngo tutazakoraho, ngo niturukoraho tuzarwara. Ubu ko hashize igihe nararumenaguye, narabitwitse, ko ntararwara n'umutwe, bimeze bite? Mama ati ati koko se, atese ibyo birashoboka koko? Nategereje ko hano wapfuna n'igicurane ndaheba. Barangije ajya kureba, asanga uruhu koko rwagiye kera. Aravuga ati ariko abarokore murahangara, tariko abarokore murahangara, tubu koko nta ngaruka, ntariko ingaruka zaheye, ntagiye gushira ukwezi, hari wano wapfunye n'igicurane, ati nakazi kanyu. Ubwo twibera aho ngaho nta kibazo, usibye ko murumuna wanjye yaje gusubira inyuma, nuko nyine ntiyakomeza. Noneho rero ubwo rero musaza wanjye twarakijwe, arabyishimira, ariko nyuma nyine agiye gukora aho ngaho rwose akajyaza akanzanira isukari, akanzanira rwose, yaza akanaduhahira nta kibazo, ariko ibyo aduhahiye bakabifata bakabihisha. Ubwo ya sukari niba nayinywaga rimwe, ntabwo nayinywaga kabiri, bakabiduhisha. Noneho bukeye aza kuva mu kazi,
araza azimuhira. Amaze kuzimuhira, noneho muri iyo minsi yari ari muhira, ndavuga ariko ibi ngibi ntabyo, ariko Yesu inganze nkwereke. Ubu ngubu numva mu mutwe hanjye hajemo ko ngiye kwishakira ahantu nzajya njya nkajya kwisengera Imana. Ndagenda ahantu hari ahantu hirya y'iwacu, hari ahantu mbese abantu bari batarahatura, ariko mu kwacu hahera. Ndangije ndagiye ncukuramo ikintu kimeze nk'ingarane ariko kigeze hasi. Maze kugicukuramo ngeze hasi, noneho rero ndagenda ndatemagura ibiti mu kwacu. Ndangije ndaza ndatinda nkuko iri iteme rimeze. Maze gutinda hejuru nshaka ibisinde n'ibikenke ndaza nshyira hejuru. Ndangije mbagira neza, mbese ndahasibanganya kugira ngo iyo mikenke n'ibiki bizafatane bimere, noneho ntihazajye umenya. Noneho nshama akantu k'akaryango, ndangije ndagiye ndawucukuye, noneho nshyiramo akaryango nshyizemo. Noneho rero ndagenda nkura ikintu cyitwa umukenke, niko mutakizi, ni ikintu gikura mbese kimeze nk'ibitetiveri cyangwa se ni ikintu cy'umukenke gikura kikaba igitsina kinini, babyahira babisasiza nk'amakawa. None ndakizenguruka ndagikura neza, ndagishyiga ndahirika, ndaza ngikingisha handi kuri wa muryango, kuko ararebaga nyine ntumenye ko hari ikintu cyaba kiri aho ngaho. Nuko ariko mvuga nti nakariya gataka kagiye kagwa kuri akazasibangana ntawe uzabimenya. Noneho ndajyamo maramo iminsi 2, numva mfashirijwemo, nkumva rwose neza, nkumva yewe nkumva ndi kumwe n'Imana yanjye, nkumva noneho ntago ndi kure. Nuko bukeye mbwira abagenzi banjye nayikorera inga mbwira abantu bakobwa 2 twasenganaga, ariko nimuzaze we ntimbereka ahantu tujya kwisengera, ndashaka tujya kwisengera, ntimaze hasigaye Imana izatwuzuriza Mwuka Wera, ntimaze hasigaye shaho rwose ntizajya nzana abantu b'inshuti zacu tujye kwisengera. Ubwo umwe mujyanamo, igihe kimwe turaranamo. Noneho ikindi gihe rero ubwo nararitse undi yuko tuzajyamo. Maze iminsi ku manywa nkagenda nkasenga nkongera nkagaruka, ariko icyo gihe mbitema mama sinzi kuntu yaje arancunga, ariko ngiye sinanamubonye. Noneho rero birangije rero ubwo muri iyo minsi, noneho ubwo tujya gusenga ku cyumba. Tuvuye ku cyumba, mu gihe tukigera imuhira twumva induru iravuga hahandi. Naho ubwo umuhigi, abantu bahigize bagenda n'imbwa, bageze aho hantu bakandagiye hejuru bumva haratigita, bumva nyine na ahantu hadasanzwe. Barebye babona aha hantu ko turi hari inzira yinjira aha hantu hari iki, si ni umwobo w'intuza. Batiye baba we, bati Nyenzi ubanza zarageze n'ahangaha. Inyenzi ntitwatuzi ibyo ari byo, twatuzi nibyo bavuga, kuko intambara yari itaragera inahangaha, ariko twumva ibyo bintu babivuga gutyo, ariko ntitumenye ibyo ari byo. Noneho rero barangije ngo umwe aramanuka ahita agenda asesera hahandi, aravuga ati shati hano hantu harimo ikintu, ati shati turavumbura. None harebye abona na ahantu agize gutyo umukenke, abona harimo umwobo. Aravuga ati ahantu shaha harimo ibintu, ati ahantu si igisimba hari. Arangije noneho nari najyanye mu dushangara narashashemo n'agasambi gatoya. Noneho arangije ati shata ahantu habamo abantu, ati ibi ni ibiki. Barangije barakuruye cya gikenke, bamaze gukura urungurukamo bakabona na ahantu harimo hirya harimo ndani. Barangije bahita bahamagara abandi bantu bavuza induru, abantu barakorerana. Nuko nibwo bagiye kuzana konseye, aramubwira bati ahantu ntago ari gusa, aha hantu ni ibiki. Umuntu ubwo ahita avuga ati aba bantu ni ugufata uyu muryango, koko bafite abantu bacumbikiyemo hano, nta kuntu ibi bintu byaba hano ngo babe badafite abantu bacumbikiyemo barimo kuba hano. Barangije ubwo bavuga yuko bafata gahunda ko bagiye gufata uwo muryango nyine, ubwo iwacu nyine bakadufata twese n'abandi. Noneho bamaze kubijya inama, ubwo haje kugira gutya mama abarabimenye. Noneho twebwe twaramanutse tuvuye gusenga, mu gihe tukigera imuhira abantu baravuga batumva, batisha bati bagiye kubafata, bagiye kubafunga, batuye umuryango nta muntu uri busigaremo, mwebwe muzi ibanga rya hariya hantu. Nuko noneho rero mu gihe konsiye akimara kuza, ubwo rero twebwe twahise tujya mu nzu turasenga na musaza wanjye nta nubwo yaranabizerega, nari naramubwiye ngo niboneye ahantu nsengera shaho, ngo uzazungumva kujyane twisengera. Noneho aravuga ati ye yaratari yanahagera,
noneho rero mu gihe yateguraga nawe ariko kuhagera yenda hari muri uwo mugoroba ari kuduherekeza yenda tukagenda yenda akahareba akagenda tugasenga simbizi ariko ubwo ngubwo duhita dupfukama turasenga turavuga tuti Imana yo mu ijuru niwe dusenga niwe twakurikiye none ubwo ari wowe twakurikiye none wiyerekane wiheshe icyubahiro utegeke mu izina ryawe Yesu natwe turagiye nk'abakozi bawe nk'abantu wahamagaye wadukuye mu majana n'amagana y'abanyabyaha si ibyaha nakoze Mana none rero mbabarira Uwiteka yenda bari njye ubizira ariko abandi bakiri ubwo niko nasenze mvuga ndangije ubwo turagenda nta bwoba mama rero aragiye amaze kuhagera arababwira ati murabizi ati nubwo muvuga ngo aha hantu habamo abantu ati ni umukobwa wanjye rwose konsi yubamo ati niwuza atakasengeramo ati ngewe ati yabikoze ibi bintu ati niwe wabikoze ati he turajyana na musaza we none n'abarokore babikoze ati rwose musaza we mwaba mumurenganyije musaza we ntago yari ahari icyo gihe nta nubwo yari ahari nta nubwo yiriwe mu rugo ariko umukobwa wanjye yiriwe abikora noneho ngewe naraje ndareba ndarunguruka noneho sinzi kuntu nahageze adahari nsanga ni ibi bintu yakoze hejuru nahateye pasiparama bitangiye gufata noneho bakajyana yimbwa ngo dore we ngo hani muri Edeni nuko ndavuga nti Imana niwe ubizi ubwo bamaze kubigenza gutyo mbese baravuga ibyo bashatse barangije konsiye yumva mama aramubwiye ati rwose ni umukobwa wanjye nta kindi kintu nta bandi bantu babamo nta n'abantu bari bajyanamo waraza akazamo naracunze nsanga araza akazamo akaza gusenga ati rero buriya hari ukuntu tuba twicaye imuhira ugasanga aravuga ngo turamusakurishe ati rero yajyaga agenda akajya mu rutoki akagenda akasenga ariko noneho yaje kubona yenda ko kuduhungira hano ari byo yenda byaba bimworoheye kuko nta rusaku urabona ko hano hantu yashakaga ahantu hadasakuza mama bisobanura neza Imana iramukoresha bisobanura neza barangije konsi yaranyegera na musaza wanjye aravuga ati rero hinga mbabwire ati murabona ko ibi bintu byaguma hano noneho babandi bahigaga noneho igihungu gikuru cyari kirimo kiravuga ngo mbese ngo ni Kirina wisengeragamo ngo niba ari Kirina nimuhihorera ngo reka twongere dusubizeho n'umukenke twakuyeho ngo azajya aza yisengere rwose naho ubwo bafite gahunda y'ikingo y'uko bazansangamo noneho rero ubwo konseye rero arangije aranyegera aratubwira ati rero murabona ko ibishwanshwomye byahamenye none mwebwe nimurebe kuntu mwahava rwose ibi bintu tubisenye mubikureho bari bamaze kujya guhamagara na burugumesitiri wa komine ya Musambira yari amaze kuza ubwo yaraje n'imodoka asanga musaza wanjye amaze kubisenya nuko n'abandi bantu bangahe baramufashije barabishenye ibiti babikuyeho twatangiye kubitunda tubijyana imuhira noneho konseye bambaye burugumesitiri atungutse haruguru asanga ibiti bimaze kuvaho noneho rero ubwo turavuga tuti Mana ushimwe nuko twebwe ubwo urumva tatimo dushima Imana tuvuga Mana uradutabaye utugiriye neza mu ibanga ryacu nuko ubwo turataha tumaze gutaha ubwo mbese bigenda gutyo dukomeza inzira y'agakiza dutangira korari Inyabisindi rero tuba muri ya groupe ariko tuba no muri korari ya kabiri y'Inyabisindi ubwo twarazindukaga tukagenda tukaririmba nuko tukaza ubwo rero iwacu baje kugera aho ngaho mama akajya noneho ajya no kuri musaza wanjye akamubwira ati wagicucu wakigoryi we dore ubungu wanywe wagiye unywera inzoga niki akamucira reba umuntu w'igisore kugira ngo akantu k'agakecuru nyine kakaza kakamucira yamara kumucira akavuga ati Mana ushimwe rwose waravuze ngo nibadutuka bakaturenganya ngo batuziza wowe tuzishime tuzitere hejuru kuko ingororano zacu ari nyinshi mu ijuru ngwino sha mushiki wanjye tukigenda tukajya mu nsina tukigobeka tugasenga tukongera tukagaruka bukeye rero noneho rero aza kubona akazi Inyabisindi ajya gukora muri Sefoka barabanza bakajya batekera abapasiteri baje kwiga noneho rero ubwo mbese aho hagati twarasenze Imana iradufasha haza kumanuka umusore Imana izanye noneho rero araza aravuga ngo yaraje kureba ngo ahantu ngo Inyabisindi ngo ahangaha ngo yumvaga ngo yaza gusengera ngo mu barokore nuko noneho rero ubwo niwe wa mbere waje arabanza arahagera arareba nuko aratangira arakizwa atangiye gukizwa noneho n'abandi bakomeye arababwiriza batangira gukizwa Inyabisindi itangira kubona abantu noneho bakomeye
noneho baraza ubwo tukajya dusenga Imana ku cyumweru tugataha, tukagenda kwa gatanu ku cyumweru tugataha, nuko hagira no kwiranjamo aho hagati, nuko ariko Imana ikomeza kudufasha gutyo, iyo groupe irayifasha, nuko ubwo hakagira baza bati rwose twumvise ko musenga, bakaduha agasukari, nuko tukajya tukiyakiriza turangije gusenga. Noneho rero twabaye gutyo, noneho turakomeza tubana na mama nta kibazo, tukomeza ibibazo yabaga afite, noneho yavuga ati muratubangamiye, tukagenda tukajya mu butayu tugasenga tukararamo, bwacya nkagenda nkajya mu rusengero. Ubwo abantu bakavuga bati, abakirisitu bakavuga bati ariko ubwo twari tumaze kubona abakirisitu nyine bamaze gutangira gushaka, noneho rero bakavuga bati ariko ubundi ko dukirijwe mwaje ukajya uba mu rugo rwacu. Ndavuga ntariko se naba mu rugo rw'umuntu, oya nanone ntago nshaka kuba ikigeragezo. Nkagenda nkajya mu rusengero nkasengamo nk'iminsi nk'ibiri 3, narangiza nkataha. Ubwo Imana ikamfasha nkagenda nkahinga, hariho n'igihe nayasenganaga imuhira nkahinga mfite amasengesho y'iminsi 2. Ubwo narangiza nkagenda nkajya mu cyumba, ariko Imana ikamfasha. Uko nabaga ndi mu guhinga, nje hari igihe najyaga kumva sinzi kuntu bigenze, nkumva Yesu araje, namanika isuka nkumva ngiye kumutema. Nkavuga ntariko Yesu kwayiziye, ubundi turarwana niki? Nkumva Yesu araje, ubundi byo gushaka twumvaga nta byo gushaka, ngewe nkavuga ariko Imana yarabajije ibinshishamo, none ubu ngubu Imana yagira ngo nibere umukobwa w'itorero. Ubu ngubu no gusenga hasigaye nkasiririmba, nuko hasigaye tukazigira mu ijuru. Kumva naho ngaho ndi hagira nuvuga tese ati ko nshaka kugushaka, ko numva ngukunze niki, kavuga nego ko babawe ntunkunze kugira ngo kuko turi umubiri umwe, turi amaraso amwe, kwabyawe ku maraso amwe. Noneho Yesu atugirira neza, araduhuza mu buryo bwo kugira ngo tubane, tuzabane mu gihugu cyo mu ijuru. Ntago ari ukubana mu isi mwene da, nkumva nyine nuko ntago ari ukubana mu isi mwene da. Ubu ngubu nuko uzabana mu gihugu cyo mu ijuru, tubana gutyo. Wumvaga ibyo gushaka nta kintu biki? Numvaga ibyo gushaka ntacyo bitubwiye. Noneho tugasengana n'umukobwa nanone witwa Jeannette, yakijwe ari akana, yakijwe ari umuporoso, haza kuba umupantekote, ari yaravuye mu baporoso. Noneho rero turavuga tuti rero ariko rero Jeannette ngiye Imana yarabanjije irareka mbicamo irandinda, none rero nta gushaka. Tukayiga inama tugazenga tukumva nyine ari ubukongo ko bizagenda. Noneho rero bukeye umuntu umwe araza aravuga ati, ubwo arampamagara arambwira ati unsheho nkubwire. Numucaho yarari igitarama i Muhanga, maze kumucaho arambwira ati rero atinga nkubwire, twarakundanaga tugakunda kujya kwakira nk'abashyitsi nk'ahantu, mbese abantu bakundaga kudutumira cyane kugira ngo twakire abashyitsi, no mu makwe ugasanga barashaka ko tubakorera, tukagenda tukajya guteka nuko tukakira abageni, tukagira gute abantu nuko. Noneho rero ubwo nabaje kudusura, musaza wanjye yampaga ibintu tukakira abashyitsi, ariko ukuntu twakiraga abashyitsi mu rugo rw'iwacu, ubwo habaga umuntu ugomba kurinda izo nkono. Noneho kuko iyo twiraraga tukaza, niyo byabaga ari ibishyimbo bitangiye gufata iminkanyari, barabidahagamo, tukagenda tugasanga bamaze kubida kandi turi busangire n'ibisigaye. Noneho rero ubwo twarabirindaga, noneho hakagira uganiriza abashyitsi, tukaba nkabangaye, noneho umwe akaba aracanye, undi akaba arimo kuganiriza abashyitsi, nuko twabaga turiho. Noneho rero kugeza igihe bya biryo turi bubyarurire, umwe akabona gucika mu gikoni, nuko ubwo tubanamo gutyo. Ariko noneho bukeye, noneho rero haza kugira umuhungu umwe aza kujya kurambagiza wa mukobwa. Amaze kumurambagiza muri iyo minsi arasenga yumva ko ari ngombwa kugira ngo yemere gushaka. Ubwo aramwemerera. Noneho mu gihe rero ubukwe butaratangira, byari bikira aho ngaho ho gatoya, bitari byasasikara. Noneho rero ubwo uwo muntu aravuga ati rero haza umuntu umwe aza kumbwira ibyo kunshaka. Arampamagara, amaze kumpamagara turagendagenda muhitaho, nakundaga mbese numva ari mwene data, numva nta kibazo kindi. Turagenda naho yakoreraga. Noneho rero aravugira ati ese ngewe ati shati kanze nguherekeze, ati dutembera, ati duce no mu isoko. Duca mu isoko i Muhanga. Turangije hari udukweto tw'umukara, niho twari tucyaduka. Ubu ngubu mbese bageze aho bazita ngo ni shorera uhuku. Twari tucyaduka
tumeze neza. Ndavuga nti mbega udukweto twiza. Arije aravuga ati ese ati watwigeze atukareba. Hewe ntari kuzi yuko nkwigera njyewe rero ntago njya nigera ibintu nta mafaranga mfite. Ni koko byaba ari ukujijisha nk'umuntu wicururiza. Arije arambwira ati twigere nta kibazo turebe ko twagukwira. Ntura twishyura atarinda twishyura. Atunumva ni rukundo rwa mwene data. Comeka mu mbunu dukweto turankwiriye. Abaza amafaranga arangije arayishyuye. Ati genda shaho gitwambara turakubereye. Ndangije ubwo ngubwo arakomeje aramperekeje. Araje tugeze mu nzira hafi kuri kaburimbo arambwira ati rero atinga nkubwire nte abicisha mu marenga. Aturabizi nti atuba Imana yangiriye neza. Ati nyereka umukobwa. Ati ngiye kuzasaba. Ati none ubu ndimo gupanga ibyo gusaba. Ati nsengera. Ati gusa Imana ibigenze neza. Ati noneho ati rero ati nanasabye Imana kwizama umukobwa. Ati ukunda abantu atagakunda kwakira abashyitsi. Ati bitazangerageza nazanye abashyitsi. Ati rwose ati umukobwa ukunda gusenga. Ati wa Imana ishimwe wa nyiramburira amaboko ntuwiteka habwe icyubahiro. Noneho ati rero ati nuko ati bimaze kugenda gutyo ariko mu kuryama kwanjye muri iyo minsi nkaba nari ndyamye ndota ngimbwa irimo kunyirukankana ariko ntiyamfata. Ndavuga nti Imana ushimwe kuko unkijije iriya mbwa. Nuko noneho rero ubwo rero ndimo kuganira n'uwo muhungu. Ndavuga nti se kunumvishe ngimbwa no busambanyi uyu arashaka ko dusambana. Ariko nyuma ndavuga nti ubwo ashaka ko dukora ubukwe uko ari gukora ubukwe ntago ari umusambanyi. Birangije arambwira ati rero ati rwose ati ubwo nyine aratangira arambwira ukuntu rwose Imana yamushubije. Ndavuga nti Imana ishimwe. Noneho ku munota wa nyuma ndamubaza nti ko wanshiriye mu uko Imana yabikugenjereje neza ariko ntumbwire n'uwo mukobwa byibuze ngo musengere. Ntago akeneye no gusengerwa se byibuze ngo tumumenye izina ariko niba atari ngombwa kumumbwira izina umwihorere nta kibazo. Arangije araseka arandeba araseka arangije arambwira turabizi nti ati ni wowe. Ndavuga nti mu izina rya Yesu ni kwa cinera Yesu n'abadayimoni mu izina rya Yesu ndazenguruka noneho nkomesha abadayimoni nzenguruka. Ati niko se ati koko mpindutse dayimoni. Ndamubwira nti yababa we ntimbega ngudibeshya shitana akakubeshya. Nta gahunda afite y'ibyo ngibyo rwose. Ntitwibanire nka mwene data. Nagukundaga we. Ntagukunda nginzi n'amaraso ya Yesu. Ahubwo ufite izindi gahunda. Ngiye ntazo mfite. Ubwo twarataye. Noneho muri iyo minsi aza mu rugo na mama yakundaga kuza tukaganira. Noneho mama akicara rwose ukagira ngo arakurikiye iby'agakiza. Noneho arangije noneho aravuga ati rero ati ubwo bimeze gutyo rero mukecuru nubwo ubona ndimo kugenda gutya rwose ati nari nakunze Kirina. Ati ariko none Kirina ati rwose yaranyanze. Ati tubigenza gute kugira ngo Kirina rwose byemerwe. Agira musaza wanjye ati wabingiriyemo. Undi ati rero hinga nkubwire ati ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ariko urugo n'amatungo se kubihabwa n'Uwiteka ubiragwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza witonda umuhabwa n'Uwiteka. None se ndabikugiramo ngo bigende gute? Atumva hingabwe ntago biri bwemere rwose ngiye ntago nabijyamo. Ajya kuri mama rero udakijijwe. Mama rero aravuga atumva hinga nkubwire ko hari umurokore mwene wanyu akabashaka ko mukora ubukwe ubundi icyumva utarimo wemera no kubera iki. Mbese mama tumiranye nabi kugeza kuri rwagwego. Noneho mama nanye soka mu rugo ndongera njya gusenga. Ndavuga nti Imana ntabantu ndengere kuko ndumva ibyo gushaka nta bindimo. Twihutishije mwaje gushakana oya ahubwo yaragiye ajya kuturega kuri revera. Amaze kujya kuturega kuri revera ngo twiyemeje tutako tutazashaka. Arangije revera ikintu yakoze aradutumiza. Mu gihe arakidutumiza noneho rero tubaza ati mufite gahunda ki mu byo gushaka no kudashaka mbese bimeze gute? Wa mukobwa twari turi kumwe aramubwira ati mfite fiance muri no minsi muratwerekana ngiye gushaka. Asanga ya gahunda ntayo. Ubwo nuko twabikize barangije batufatisha inyigisho batubwira ngo utazashaka yemerwa mu itorero ari uko amaze imyaka 60. Bahita batubwira gutyo. Turavuga tuti nuko nyine turataha. Noneho rero muri iyo minsi nanjye naje ahubwo ubwo byaranze uwo ngo byaranze.
bimaze kwanga mfiyanswa n'undi muntu, maze kumfiyanswa n'undi muntu ndajya gusenga, ndavuga nti Imana ibi ni ibiki, ndasenga Imana inkorera igitangaza, Imana impa ikimenyetso. Uwo muhungu yiba ibitoki mu byo yaragiye kuza kunsabisha, baravuze n'ijambo bagiye kuza kunsaba, yiba igitoki. Yibye igitoki ndavuga nti Imana ushimwe uhabwe icyubahiro. Kuva ubwo nawe abaciyeho. Ndangije rero ubwo ngubwo muri icyo gihe hari igihe naje guhuramo intambara, noneho musaza wanjye na bakuru banjye bigeze guterana, bajyaho baraseka, baravuga ngo wagiye ngo mu bintu ngo bya Yesu yakumpaye, ngo none ngo ko mu barokore ngo batabenga, ngo none ngo hakaba hari umuhungu bangaga nyine wari muremure, bakavuga bati ntabwo tumushaka nyine niki, reka sinakubwira, bakumva uwo muntu nyine bamwishyizemo ngo ameze nk'umusambi cyangwa nyirabarazana, ngo agenda ngo abiga ngo ameze ngo nk'umusambi. Birangije njyewe bamaze kubivuga gutyo, nagizanye ifuhe mu mutima wanjye, noneho nta kintu twari twakavuganye, reka da kari abantu bibera muri korari, yaravuzaga ingoma nanjye naranimaga korari. Ubwo mbese twageze aho tuva i Nyabisindu tubona umudugudu hano i Nyagasozi. Noneho we yari umuvuzi w'ingoma, nanjye nayoboraga korari. Ubwo ni wa undi wanyu banyumvaga? Oya, ubwo nihuse cyane abandi bose nabaciyeho nyine, ubwo hanzwe batatu, haciyeho batatu. Uwo nguwa rero noneho rero bakamuvuga cyane, umuryango wanjye ukamwisarika, ukabumva yuko mbese adateze kubona umugore. Reka nanjye ariko nkiri umupagani numvaga ko atateze kuzashaka, nkabona nta mugore ateze kuzabona. Nese no mu barokore ninde utagira amaso wo kuzashaka uwo muntu? Mbese numvaga ari bikomeye, ariko Imana ubwo neza inshyira mu ifuhe, ndavuga nti Imana nubwo muvuga mutyo ntago byumvikana. Ntimwebwe rero nuko mugifite amaso arimo abadayimoni, iyo mutagira amaso arimo abadayimoni ntago mubona ko uriya muntu ari umwana w'Imana. Uwo niwe waje kunshaka, niho twaje gushakana. Ubwo turakora ubukwe bwabo, kwe nifuzaga bwo kwambara ivara, ndaryambara nk'abakobwa nk'uko bisanzwe nta kibazo, mbese n'abantu ku buryo banibagiwe yuko hari nigeze njya no gushaka. Ubwo ndakora ubukwe bwiza, turakora ubukwe bwiza rwose, turubaka aho ngaho ndi hari i Nyagasozi, turabana rwose, tubana neza. Nuko twahura n'ikibazo cy'intambara y'intuza y'ubukene, turasenga tugasenga, tukavuga ngo igikuru nuko tubanye neza, tukabona ko ibintu njyewe ntabonaga hari abantu bafite ibintu bakabana nabi, umugore n'umugabo ugasanga barashegona kandi nta kintu babuze, ariko twebwe twaryaga duvuye guca inshuro, tukabona nta kibazo, twaba turimo guca inshuro, akambwira ijambo ry'Imana, tukaba turimo turaganira iby'Imana, akambwira icyamufashije nanjye nkamubwira icyamfashije. Nuko tukajya muri korari nta kibazo, nkagira kenda kamwe nkakamesa nijoro, bugacya nkakambara nkumva nshimye Imana. Nuko ubwo twabayeho gutyo, mbese turabyara umwana wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Nuko uwa mbere twaramubyaye, we yapfuye mu gihe cy'intambara, haje kuza intambara, twashakanye muri 1993 mu mpera, hari mu mpera muri 1994 intambara ibiraje inahangaha, biba birakomeye. Mbese ibyabaye mu ntambara tuyihisha, tugira gute, tubibaho, turahise. Ariko icyo gihe muri iyo ntambara uwo mwana aza gufatwa n'uburwayi arapfa. Amaze gupfa hashize amezi 6 nsama indinda. Ubwo mbyara umwana wa mbere, ubambe wa kabiri, nshyiraho mbyara umukobwa, nongeye mbyara umuhungu, ndongera mbyara undi muhungu, nongeye mbyara umukobwa, ndongera nshyiraho umuhungu, ndongera mbyara umukobwa. Noneho rero ubwo rero nza kugira abahungu 3 n'abakobwa 3. Uwagiye wa mbere yari umuhungu. Oya, uyu munsi yarapfuye, yaratashye. Yaritahiye. Ubwo twarabanye, tukomeza tubana neza. Nuko hagira ugira icyo atekereza kundi, ubwo akavuga ati umva madamu ntikarame, rwose ati natekereje gutya, ariko mbabarira rwose, nsabana imbabazi. Navuga nti rwose nti ntacyo. Nuko tugasabana imbabazi, tukisengera, tukumva turafashijwe. Yaryama yakwicura, turabizi ati Imana inyeretse gutya, imbwira gutya. Nuko akambwira iby'Imana imubwiye mu ijambo ryayo. Nuko gutyo mbese turabana neza muri makeya, biza kugeza aho bigera muri 2014.
muri 2014 yaje gufatwa n'uburwayi buza bwihuta cyane bwitwa umutima, ariko ntitwabasha kubimenya, twabimenye yabanjije kunywa imiti ya mbere avuga ngo ni imitsi, yajya kwa muganga bamuha imiti y'imitsi biranga, ubwo ngubwo bukeye imiti ayimaze ayimara ameze nabi, twagiye kwa muganga mbese byabaye birebire, twagiye ku Kivumu, tuva ku Kivumu tujya i Kabgayi, tuva i Kabgayi muri iyo minsi hazamo akantu kagange ko gatoya mu minsi nk'ine, kwari kugira ngo avuge ubutumwa bwa nyuma, arataha avuga ubutumwa bwa nyuma bwo kujya mu ijuru. Noneho birangije ahita yongera asubizwayo cyane, duhita tujya mu bitaro bya Rukoma, twagiye Nyagihamba bahita batujyana i Rukoma, twihutisha ndimo nihurukanka nyuma y'urupfu nyuma ubwo rero aza gupfa muri uwo mwaka wa 2014. ubanyute na Yesu amaze gupfa rero, noneho muri cya gihe yendaga gupfa, kuko ubwo mbese muri ayo mezi numvaga mfite gahunda yo gusenga, nkumva ni gusenga, nkagenda nkajya gusenga, noneho twasengeraga kugira ngo tugurishe aho twari turi, twikorera imishinga, tugura ahandi hantu, noneho dusigaza dukora imishinga, tujye twikorera umurimo w'Imana nta kidutega. Noneho ibyo ngibyo nkagenda nkajya gusenga, nkavuga nti Imana azanye amafaranga y'umugisha, kuko abantu barazaga bata ahantu ni heza, kuko turashaka kuhagura, hakagiye tukajya no mu biciro. Noneho nkamva usinze ukuntu umutima umeze, nkahita ngenda nkajya kanyarira, nkavuga nti Imana we, nkaterera umusozi nkajya hejuru, nkavuga nti mva rero Mana zana amafaranga y'umugisha. Noneho Imana yajya kumbwira ikambwira ngo nzabana nawe mwana wanjye, ntabwo nzakureka, ndi kumwe nawe kugeza aho imbwiye ngo irampetse mu mugongo. Ndavuga ariko si ibyo nasabaga byonyine, ndasaba n'amafaranga y'umugisha, nkategereza y'amafaranga bikanga. Muri make rero byagenze gutyo, aza gufatwa, duhita mbese aza gupfa, ariko mfite amasezerano yuko izabana nanjye itazandeka. uyu munsi mubanye ubwo rero uno munsi rero muri muno munsi naje guhura n'ikigeragezo nyuma cyuko twari turimo amafaranga birangora, ariko Imana iza kuntabara, amafaranga ndayishyura birarangira. Noneho rero uno munsi rero kino gihe cya none rero nyuma yaho nuko nicara, noneho nkumva aho ndi, nkumva sindi ngenyine, noneho nkavuga nta Imana Yesu yambwiye ko atazandeka, ni umugabo w'abapfakazi, ni se w'imfubyi, n'iryo jambo nahagazeho numva biramfashije. Ubu rero iyo ndi mu murimo, hari igihe mfungura nk'aka telefone kanjye nkashyiramo indirimbo z'Imana, nuko nkazumva, nkajya nzumva, ariko nkumva ndi kumwe na Yesu wanjye, nta kintu cyankomeretsa n'iki, nkumva nta kibazo, nkavuga nti Yesu nabwiye mu gitondo kugira ngo mbe ndi kumwe nawe, nta kibazo. Ubwo nkagenda naba ndi mu ntuza, ndi mu gucana, ndi mu nzu, ndi mu gikoni, nkumva sinzi kuntu muri ngewe bimeze, nkavuga nti ariko Yesu we, ntushimwe uhabwa icyubahiro, uri kumwe nanjye, wabanye nanjye. None rero Yesu, hari aho nari ndimo guhinga, ariko hari aho natekereje, ndavuga nti ariko se ubu bukene Mana gutya, ariko se noneho nibagirwa yuko uri umugabo w'abapfakazi kandi uri byose kumufite, ariko Mana mbabarira, nkasaba ya Mana yanjye Yesu wanjye imbabazi. Namara kumusaba imbabazi, nkumva nshubijwemo imbaraga, nkateka numva nta kibazo, nkasohoka nkagenda. Ubwo rero nkajya mu yindi mirimo, nkumva nta kibazo. Hashira nk'akanya, noneho muri ngewe burya gutunga Yesu wawe muri wowe ni ibintu by'igiciro bikomeye cyane, kuko nabonye yuko dutabara aho umwana w'umuntu atagutabara, akakurengera aho umwana w'umuntu atakurengera. Nkajya mu cyumba nkavuga nti umva rero w'Imana, umva rero Yesu kwambwiye kuri umugabo w'abapfakazi ukaba se w'imfubyi, none si kibazo iki niki ko ngiye gukorwa n'isoni, bigenda gute? None se nikorwa n'isoni urasigara? nkumva muri ngiye ni uko nguko nkasenga gutyo. Namara gusenga gutyo, Imana ikabicishamo mu zindi nzira, ntabwo yamara kubicishamo nkajya kubona nkabona ikibazo kirashubijwe. Mbese cyane cyane urabizi ibibazo by'ubukene cyane nibyo bijya bigorana, ariko Imana irantabara ikandengera. Mbese kugeza ikakuvana mu byaha, yarangiza ikabana nawe mu rugendo rwose rwo gukizwa, ikagenda kuyobora mu nzira kugeza na n'uyu munsi ukiri kumwe nayo. Umusabe rero udufashe gusengera umuntu ukiri mu byaha,
ukiri mu byaha ukizirikiwe ahandi mu byaha atabasha kwigobotoramo, ahari isengesho ryabasha kumukurayo. Dusengere kandi na bamwe muri bagenzi bawe bapfakaye, hanyuma bakabona ko nta yindi nzira ahubwo ari kwishora mu byaha, kandi Yesu ashobora kuba yabafata akabamara umubabaro. Dusengere abantu batarakizwa uyu munsi, nabo Yesu amurikire uyu munsi. Ni karibu. ubwo muri uko gusenga ni ukugira ngo gusa ni ukumenyesha yuko gusa umupfakazi uwo ari we wese agomba kwizirika kuri Yesu gusa, ko ari we murengezi wacu. Ubwo twasenga rwose. Murakoze, Imana namwe baha umugisha. Mana yacu, Imana igira neza kandi ikiranuka, watanze Yesu atugira ku musaraba, arabambwa turabamburwa, arapfa. Ni ukuri kwa gupfa rwa rupfu rwe nirwo rwavuyemo kugira ngo tuboneke muri ibyo bise by'amaraso yaviriye ku musaraba igorogota. Mbanje kugushimira wa Mana we waduhaye Yesu. Rero Yesu ndagushimiye kuko uri umugabo w'abapfakazi, ukaba se w'imfubyi, ukita ku batagira shinge na rugero. Mwami Yesu Kristo, ni ukuri Data wera, ntacyo urebyeho. Mwami, ni ukuri ndabigushimiye. Yesu rero wabanye natwe, uradufasha. Ni ukuri ntabwo ari ngewe wafashije nk'umupfakazi, ahubwo wafashije abandi benshi, ubereka yuko tutari twenyine, ahubwo twereka yuko uri umugabo ukomeye, ufite ubutware, ufite ubushobozi, uturengera amanywa nijoro. Ni ukuri Kristo, ubana nanjye, uramfasha, unkuriza abana, ungirira neza. Mana, none zino saha ndagushimiye. Ni ukuri zino saha ndagushimiye, wumve ko ngushimye kandi ngusaba cyane kugira ngo Mwami ufashe n'abandi bapfakazi hirya no hino abamaze gutentebuka. Erega Yesu, hari igihe umwanzi yegera Mwami abatakwiziritseho, akabereka yuko gushaka umugabo hano mu isi hari icyo byabamarira. Ariko Yesu, nasanze nta kintu byabamarira. Nabo bamenyeshe ko nta kintu byabamarira, ahubwo ugira icyo abamarira ari we wenyine ubafitiye gahunda zose. Yesu we warakoze, ni wowe ufunga amarari. Mwami wacu Yesu Kristo, ukayafunga, ukatubera byose. Mwami, ni ukuri Kristo, hagombaga kuboneka irari, ahubwo ukahuzuza ishimwe ryo kugushima no kumva uri kumwe natwe. Ibyo mbisabiye bene Data, kandi mbisabiye abatarakizwa kugira ngo bagenderere. Mana, ubaha agakiza. Hari abaruhijwe Mana mu buryo bw'ubusambanyi, mu buryo Mwami byo kumva yuko izo nzira mbi ni ukuri zagira icyo zabagezaho mu buryo bw'umubiri. Ariko Yesu, nabyo ni umuruho, ni umuruho Mana, no mu buryo bw'umubiri. Ariko Data wabasanga ukabereka yuko ari wowe ubamara byose, ni ukuba ubagirire neza. Dusabiye rero Kristo iki gihugu cyacu kugira ngo ugihe amahoro, abayobozi ubaha amahoro. Hari abatuyobora Mana mu itorero, nabo Mana ubagirire neza. Mwami Yesu Kristo, ni ukuri Data wera, nabo bajya badufasha bakatwigisha ijambo ryawe. Ni ukuri nubwo riba riri muri twebwe, ariko baba bameze nk'abarihembura, nk'abarusukiriye amazi, tukarushaho guhembuka. Abo bafashe ukomeze kubuzuza umwuka wawe wera. Uwiteka, turabigushimiye rwose. Nuko rero abayobozi mu buryo n'ukuri bwa leta, nabo ubafasha ubagirire neza. Ujye ubashoboza bakaturindira umutekano, ukabashoboza Mwami, ukabaha ubwenge bwo kugira ngo bayobore iki gihugu. Ni ukuri kuyobora abana b'abantu ntago byoroshye, ariko ujye ubafasha, ubongerera imbaraga, ubafashe kugira ngo Mwami tubone amahoro rwose mu mpande zose. Urakoze rero, ni ukuri sengeye rero Mwami abadusura, sengeye abadusengera, kuko wabwiye umugaragu wawe Aburahamu, uramubwira ngo uzamusabira umugisha ngo nawe azawuhabwa. Kandi Kristo, ni ukuri nanjye ndasabye n'inginga kugira ngo ugire icyo wakora rwose. Ngadufashe rero Data kubw'uyu mugoroba, Mana uduha amahoro yawe, kandi utugotesha ingabo z'abamarayika bo mu ijuru. Mwuka wera abane natwe, komeze
ukomeze kutwongera imbaraga uko bwije n'uko bukeye, kandi n'abandi hirya no hino ubagenderere rwose, utambagire kuko akaboko kawe kagera hose, ubera hose icyarimwe, aho tutashobora kugera wowe urahagera, uturindira aho tutarinda, uturindira aho tutarindwa. Mana Nyiringabo, abacu Mwami ubarinde, abari mu byaro, abari mu mujyi, abari mu gihugu, abari hanze yacyo, Mana abo bose uburinzi bwawe bubabonekeho rwose. Urakoze rero, nuko ufashe perezida wacu umugirire neza, Mwami Yesu Kristo umugote, Mana ukomeze kumuha ubwenge, Mana umugirire neza rwose. Twebwe twese dufashwe nawe, kandi Mana buri mugenzi wese ushaka kujya mu ijuru, ufite gahunda yo kujya mu ijuru, umwongere imbaraga. Tugusabye inkunga y'imbaraga nyinshi, kuko inkunga ntago yishyuzwa. Ndagusabye rero kugira ngo uduhe inkunga y'imbaraga. Urakoze rero, nukuri nsabye nk'umuntu ariko uri Imana, ariko kuko uri umutware ukomeye, ukomeze kutubera byose, ubundi ibyo ushaka, ibyo ushima, ibyo ubona byadufasha bikatugira umumaro, ukomeze kubiduhana n'abera bose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.